iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha ntiyagira ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yava nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima. Nabaye mu buzima budakijijwe ndabizi, nabaye no mu bwo gukizwa gakeya, nabaye no mu bwo gukizwa cyane. Ibyo byose narabitestinze numvise ubwiza bwabyo, ariko nkuko wabivuze nakubaje ati umuntu ukijijwe, umusore ukijijwe, umukobwa ukijijwe, urubyiruko rukijijwe, ni iki kintu yakwirata kiruta icyo abandi bafite? Umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite umutuzo, umuntu ashobora kuba afite bya mirenge ariko nta munezero afite, ariko iyo ufite amahoro yo mu mutima wumva nta depression wagira, nyine wumva nta mukushi, nta cyiza kiruta ibyo bintu, nta cyiza kiruta ibyo bintu. Nawe rero fata intambwe ubitestinge gusa, ubitryinge, urebe ko ibyo turi kukubwira turi kukubeshya. Ni ukuri pe, nawe hari n'igihe wenda n'igihe satana gutera akagashaka kuza, ariko nyine imbaraga zindi zira umenya aho kubitira. Yes, reka nizere ko mumeze neza, mwizere ko aho muri mukomeje kugubwa neza. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya JONI TV show. Mbahaye ikaze dange, mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu munsi turi kuwa gatatu, sibyo? Turi kuwa gatatu, ni tariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2024. Uru ni urugendo dutangiye, turutangiranye nuno mwari murimo kureba kuri kamera za JONI TV, turarutangiranye. Nugiye kuduhesha umugisha muri make, ubwo kure bizagera azaba yarabigizemo uruhare cyangwa se azaba umugisha yo nawe warageze kure. Gusa abantu muri kutureba muraza kunyurwa wenda n'ibyo turi buze kuganiraho, ariko inyunganizi zanyu namwe ziremewe, waza kuduha inyunganizi ubundi tukaganira. Iyi ni channel rero yari isanzwe ifite ibindi byinshi ikora, ariko nkanjye nyirayo nahisemo kuba ntago ari njye nyirayo, njye na team yabo dukorana twahisemo kugira ngo dukore, duhindure igice cyangwa se duhindure inzira, twigire mu murimo w'Imana, kubera yuko at the end of the day usanga ari byo umuntu yahamagariwe cyangwa se agiye kujya mu byo yahamagariwe, wirukanga mu bintu byinshi ugasanga hari icyo uri kwirengagiza kandi cy'ingenzi. So rero nahisemo kuba aba gospel cyangwa se abantu bakora ivugabutumwa, abaririmbyi, aba pastor cyangwa se abashumba, abadiakoni, abandi bantu bagiye batandukanye, twese tuzahurira hano. So nago turi butangire rero tuvuga ibintu byinshi n'umuntu turi kumwe mutaramumenya. Reka muhe ikaze hano kuri JONI TV show. Nkwaye ikaze. Murakoze cyane. Sinzi ndi kumva ijwi ryawe, wenda niba byagenze gute, ndi kumva umwuka ari muke. Nago wariye? Ni ubukonje. Ari ubukonje bwinshi. Okay. Ubukonje rero buriya banywa icyayi bugashira. Okay, reka rero dutangire mu buryo bwiza, cyangwa se dutangirene mu buryo buri rusange. Abantu batabizi nyine cyangwa se batari basanzwe bakuzi wenda baraza kukumenya, ariko reka dutangirane twiragiza Imana. Kujya gutangira turagiza Imana, tuyereke ibyo tugiye kuvugira hano, kugira ngo ubwenge bwayo ubwitanga aribwo buza kudukoresha. Ibyo tuza kuvuga umuntu uza kubyumva aze kumva nyine afite inyota yo gukomeza kubyumva no gushaka ibindi birushijeho, hataza kuzamo utwebwe ubwacu cyangwa se nkatwe ubwacu tutavuga ibijyanye n'amarangamutima yacu, ahubwo hagenderemo ibifite icyo byagira icyo bimarira, cyane cyane nk'umuntu uri buze kubibona, bibe bifite aho byamukura n'icyo byamusigira, kandi bibe bifite n'aho byamwerekeza. Tuguhaye ikaze mu isengesho. Murakoze, kadusenge. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana nzima, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko ari we Mana yacu kandi uzahora uri Imana yacu. Turagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye kuvuga ijambo ryawe. Data, ijambo ryawe rirambwira ngo nidusenga tujye dusenga tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Mwuka wera, reka ubwami bwawe buze, aribwo buza bufata intebe hano buyobore. Twege ntituvuga ibyo twishakiye, ntituvuga uko twumva, ahubwo wowe icyo ushaka nicyo ushima, icyo kitugenga.
urakoze rero ubane natwe dusengeye abagiye gukurikirana iki kiganiro imbaraga zawe zibabeho abafite ikibazo abafite ibibazo ubasange ubagirire neza kandi mwuka wera w'Imana twamenye neza ko ari wowe muri imitima reka nabo bagereho mu izina rya Yesu urakoze kuri Imana imva gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen nawe uri kutwumva uri aho ngaho uherereye nawe navuga ati amen ubundi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu tugiye kuganira ntabwo turi buze kuganira ku bindi bintu byinshi cyangwa se ku bintu byinshi cyane ariko icyo turi buze kuganiraho turaza kwizera neza ko wenda kiri buze kugira icyo kibamarira tugiye kuganira ku nzira y'agakiza inzira y'agakiza ubwo no kuvuga ngo inzira yawe y'agakiza ku nzira yawe y'agakiza kuko abatumirwa benshi bazajya banyura hano tuzajya tuganira cyane ku nzira yabo urugendo rw'umuntu cyangwa se inzira y'umuntu habamo ibintu byinshi ababibonye cyangwa se abahuye nabyo byanga bikunda buri wese abafite experience yagiye ahura nayo so mu gihe tugiye kuganira ku nzira y'agakiza ubwo nagira ngo nkwereze umurongo w'ibyo tugiye kuganiraho n'abantu bagiye kudukurikira baze kumva ibyo turi buze kwibandaho ndagira ngo utubwire ubundi wowe umuntu udukurikiye hano utakuzi wamwibwira kuri nde umwibwira ute kugira ngo amenye umuntu tugiye kuganira inzira ye y'agakiza yego murakoze njyewe nitwa Kayesu Agnes ndi umukobwa ukijijwe ndi umuhanzi uhimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana tuva ari ibyo Kayesu ni umukobwa ukijijwe umunyarwandakazi ni umunyarwandakazi wo mu diaspora wo mu Rwanda ati ukijijwe iyo ubwiye abantu turi umuntu ukijijwe ubundi ubuvuze ko wakijijwe iki cyangwa se umuntu ukijijwe undi muntu udakijijwe abameze ati kugira ngo nyine bumve kubeki wongera ako kantu ngo ndi umuntu ukijijwe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kandi ndamwizera ndamwiringira mu byo nkora byose niwe ungenga ubwo abandi nabo ubwo bafite ukuntu bari kubyumva ushobora kutwunganira muri comment hasi nawe ukatubwira iyo bavuze ubundi ngo ndi umuntu ukijijwe kuki abantu bakunda kuvuga ngo uri umuntu ukijijwe ibundi iyo umuntu akizwa iki kubera iki nyine ntako kantu akongeraho ati ndi umuntu ukijijwe so ku nzira y'agakiza kawe rero wowe waje gukizwa ute wakijijwe ryari wakijijwe nandi urakoze mbaje ikibazo cyiza cyane njyewe nyivuka cyangwa se umuryango nakuriyemo ni umuryango ukijijwe koko rero nakuze nkurira muri Sunday school nkurira muri church nk'uko mubizi ko muri church nyine haba harimo ama ekodime nyine uruhare rw'abana ngira ngo niko navuga nabaga muri Sunday school maze gukura nigeraho njya mu makorari nyine nakuriye mu nzu y'Imana ariko hari ukuntu ugiye twitiranya yuko umuntu wakuriye imbere y'Imana cyangwa umuntu wakuriye mu rusengero nyine aba yarakijijwe cyangwa se yarakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kenshi hari igihe batari byo bivuze ngo gukurira mu rusengero ntabwo bivuze ngo umuntu yarakijijwe hari igihe ukuriramo buriya ijambo ry'Imana yavuga ngo toza umwana inzira ngo toza umwana inzira akiri muto ngo niyo yakura ntazayivamo ni byiza urayimutoza hari igihe rero umwana yikuriramo kubera ibyo yabonye ari mutoya akabigumamo akagira ngo yarakijijwe ariko kugira ngo wemere Yesu aze mu buzima bwawe ni ibintu wumva mumbabarire ndumva ijwi ryanjye nazi ukuntu ryabaye byakira gutyo hari akabeho imvura yari igiye kugwa mu kanya gashize yatonyanzeho so ubwo rero hari n'akabeho ubwo umuntu uri buze kumva nyine uri muri nyinshi araza kutihanganira ndumva nanjye ryambangamiye ariko mwihangane no kubivuga gutya iyo umaze gukura bitumenya se nyine ndakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ariko bitandukanye nuko ariko nyine nkuko wakuriye mu nzu y'Imana Yesu wakuriye mu nzu y'Imana wasomye Bibiliya wararirimbye ariko harageze ngo nawe wakire Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe bitandukanye nuko mwari mubanye okay noneho ubwo rero
wakire nyine ngo nari nakubasha ikibazo kigira kiti wakijijwe ute wakijijwe Yeah, ryari noneho wakijijwe rero nandi okay noneho rero maze kugera muri segonderi musiniya one I think ko nibwo natekerejeho ibyo bintu ndeba nubwo ndirimba namara kuririmba nkigira mu kigare n'abandi bana tukivugira ibyo dushatse nyine urabizi ushobora no gusuzugura mu rugo iyo umwana akiri mutoya noneho abana bari muri senior 1 senior 3 senior 4 nyine hajya babita nyine abaruru oya nyize ngo riko akundi babita abaruru muri senior 1 oya kigera ahantu ku kigo uransekeje bari abaruru ahubwo bari abateenagers nyine ndimo kuvuga bafite imyaka ishyushye iyo bushyuhe bashyushye cyane rero kiragiye ntago rwose ibintu byo gusenga iyo ugize muri iyo myaka ukaba uri umwana uri straight ku ijambo ry'Imana no gusenga ni ubuntu butangaje rero nanjye nyine nari nibereye muri ibyo byose nibereye mu gusamara ariko sinanyweye inzoga sinakoze ibindi bintu byayo inzoga sonwe itabi eka ntabwo ibyo bintu nigize mbikora ariko nyine hari ukuntu uba uri mu nzira nyine udakijijwe neza nk'uko bimeze kandi unakijijwe sibyo witwa ngo urakijijwe ariko utari mu nzira neza udakonje utanashyushye uri akazuyazi rero aho ngaho niho Yesu adusaba kugira ngo noneho aze muri bugingo bwacu noneho atugire uwo ashaka ko tubaho sibyo rero ngende sinaba nibwo nabitekerejeho ndeba yuko nubwo nakuriye mu nzira agakiza ariko sinigize mwakira ya magambo yo kwatura n'umutima wanjye nkabyizeza umutima ndani nkabivuga n'akanwa kanjye sinabikoze noneho rero aho niho naturiye aho niho waturiye ngo watujwe nande natujwe ndabyibuka hari habaye igiterane ku ishuri noneho habaye igiterane ku ishuri umupasiteri wari waje ngira ngo niwe watwatuje nawe bamutumiye ukuntu ariko njye nabyatuye numva mbyumva kabisa ni ukuvuga ngo umupasiteri niwe wabigizemo uruhare kugira ngo wumve urahatirizwa cyangwa n'umutima wawe wakubwiye ati I have to do this nyine ngomba gufata icyemezo ngiye nkumva ko nkwiye kwatura nyine ibyaha nkabireka nyine icyo gihe umupasiteri yarigishije nawe urabizi hari ukuntu hari igihe Imana iba yatumye wenda nk'umuntu ikamutuma nko wenda like nko ku bantu ikamuhereza ijambo icyo gihe yigishije sinibuka neza ibintu yigishijeho ariko yigishije ku bintu bijyanye n'agakiza no kwatura no kwemera Kristo nanjye nsubije amaso inyuma ndavuga ariko nubwo nibwira yuko nyijijwe hari ibintu ntarakora neza icyo gihe rero ndabikora atari uko mbyemejwe n'uko umupasiteri nyine bakubwirije ugafashwa oya ariko kubera ko umutima wanjye numvaga ubyemera kabisa hanyuma ntabwo turi buze gukoresha igihe kinini ikirere cyadutengushye ibyo ari byo byose reka iki kiganiro tukite part 1 wenda tuzagira na part 2 kuko ndi kumva nifuza kuganira nawe ibintu byinshi ndetse uretse nawe n'abandi benshi tuzaganira ariko reka tuvuge ku bindi bintu nka bibiri ukimara gukizwa nyine uravuze ngo ukimara gukizwa ngo hari ukuntu uba udashyushye utanakonje nyine ngo utazi ahantu uhagaze ubundi we wari ufite inyota yo kumva ushaka kureka iki ufite inyota yo kumva ushaka kureka iki wumvaga ese ibyo ugiyemo wumvaga byo biri bugufasha iki kuba icyo utumva ko wenda ushobora kuba ari ahubwo icyo gihe wafataga icyo cyemezo aribwo wenda wari wibeshye ufashe inzira itari nziza numvaga njya kwakira Yesu umwami n'umukiza numvaga nyine ndambiwe gukonja kandi amene kuba akazuyazi ndambiwe kuba akazuyazi niba ibyo byose Kristo ni umucyo n'abana be bose ubwo turi abana b'umucyo niko bibiri ibyo byose Yesu ashaka abantu bashyushye ntago ashaka abakonje cyangwa se nibuna konja ukonje bya nyabyo nunashyuha ushyuye kabisa noneho ubishyuyemo kabisa nta bintu by'akazuyazi nanjyewe nabaga nishyuye nyine turimo gusirimba nkaba ngashyuha nkaririmba
ariko mu kanya nahura n'ibigare nyine byo twavuga nk'ibiki ibintu nyine amagambo ari aho ngaho utamenya ariyo nawe ukivugira nyine ukumva nyine ni ibyo tu ariko igihe kiragera numva nanjye ndashaka gukomeza umurongo kabisa wo kwemera Kristo akaba umuyobozi wanjye Mwuka Wera akangenga noneho aba ariko nanjye mbyakira. Uvuze ku kintu kijyanye n'Umwuka Wera. Umwuka Wera hari abantu batazi ubundi Umwuka Wera we ari ibintu byinshi tuzavugana n'abantu batandukanye ariko ubundi se umuntu w'umukobwa nyine ushyushye katubare ko uravuze ngo Kristo agomba umuntu ukorera Kristo agomba kuba ari nawe ari umucyo kubera ko Kristo ari umucyo ati ubundi umuntu ushyushye cyangwa se uri mu mucyo ni ibihe bintu aba akwiriye kuba akora ni ibihe bintu aba adakwiriye gukora? Biterwa nanone nuko wizeye cyangwa se n'ahantu n'imyizerere yawe aho wakuriye ariko nko kuri njyewe kanivugeho kuko ntago namenya uko wowe ubyumva ako ngiye nkanjye umuntu uri mu nzira y'agakiza hari ibintu adakora ntago ushobora kumbwira ngo umaze kujya wenda reka uraririmbye uri imbere y'Imana uri kumwe n'abantu wenda tuvuge ngo umuyobozi wa worship team cyangwa se uri n'umuririmbyi bisanzwe akuririmbira indirimbo z'Imana ukaririmba then warangiza nyuma yo kuririmba ugahita ugenda hariya niba ari akayogo kagafata niba ari ako gatabo kagafata warangiza ukaza ejo ukaza kuririmbira Imana nshuti yanjye aho ngaho wakisha bisaba nyine ngo niba ukoze iki ngiki gikore kabisa gikore neza. None siko hari abantu bavuga bati cyane cyane wenda nk'imyemerere y'amadini hari abantu amadini yabo bemerera kuba bafata kuri ako kayoga wari uvuze kandi akumva nta kintu umutima umuciraho urubanza. Ibyo bivuze ko umuntu waba ugafata nta kintu byaba bivuze kuko uravuze ati n'ubundi ngo we ngo wava kuririmba ukafata ako kayoga ugashaka kugafata kandi hari n'andi matorero wenda tutari buze kumentioninga kubwo kugira ngo tutaza kugira abo twiteranye nabo ariko nabyo bibaye ngombwa twazabavugisha we nabo bakazabidusobanuriraho impamvu nabo babihitamo kubikora ariko hari abo bizwi ko bababwira ati kubwo kwihangana kwanyu rwose kwabananiye mujye mufataho gakeya. Ubwo abo ngabo nabo bivuze ko mu gihe bari gukora ibyo bari gukora nk'imyemerere yabo nta kintu biba bivuze. Ubwo se kubwo kugira gute kwihangana kwawe kwakunaniye ifataho gake urumva yuko ari ukwihangana kwananiranye sibyo ni ukwihangana kwananiranye kwihangana biranze fataho gake nta kibazo rwose ariko ntabwo ibyo bintu mbizi mu matorero mbizi sibyo mu madini ngira ngo nyine ubwo ikintu nshatse kuvuga ni abantu bagira imyumvire ijyanye no kuvuga ngo amatorero n'amadini ibyo rero ntabwo njye namenye ko nabigusobanurira kuko ntabyo nzi ntabyo nzi amakuru ahagije bifite ntabwo amakuru ahagije bifite ariko njye icyo nzi ni uko ntabwo umwami nakurikiye ntabwo njye yabinyemerera ntabwo yabikwemerera yabikubujije ryari rero ntabwo bye wakurikiye yabikubujije ryari kuko uravuze ngo ntabwo yabikwemerera aho ntushobora kuba ari umuntu wabikubujije wenda nawe ukavuga ati ni umwami wakurikiye utabikwemerera kandi wenda byemewe nuko ndabyizera mu ijambo ry'Imana yuko bitemewe. Okay, arabyizera. Hanyuma hari ikindi kibazo ni mfite cy'amatsiko. Wowe ku giti cyawe umara gufata iki cyemezo cyo kuvuga ngo noneho ngiye kuba muri iyo nzira y'agakiza, ni ikihe kintu ni nk'ubuhamya waduhereza bw'inzira wanyuzemo? Ni ibiki byakugoye mu nzira wanyuzemo? Ni ikihe kintu wanyuzemo ukajya ugira ukavuga uti aho bigeze noneho kwihangana nawe birakunanira kumva nubwo ari itegeko ribikubuza ariko nawe aho bigeze kumva wareka rwose kwihangana byanze? Hari ukuntu n'urugero uba uvuga ngo wenda ukunda kubeshya ukumva wenda ukunda gufata ku kayoga kandi unakijijwe wenda ukunda utuntu nk'utwo ngutwo noneho ukajya uvuga uti ariko nubwo bigenze gutya nanjye ndi kumva rwose aka kantu kagiye kangora utubere umunyakuri. Ndabizi nta muntu ujya wivuga nabi kuri kamera ariko hari ukuntu umuntu agira gutya akagira akantu byanga bikunda kumucalenjinga kakamugora mu nzira yawe y'agakiza. Reka nkubwire ndakubwira ibintu bibiri byancalenjinze. Icya mbere ntihagire umuntu gutera amabuye kuko nawe rega ni umuntu nawe afite ibindi bimucalenjinga kandi
inshuti zanyu ntagire umuntu ngusha rwose umuntu uri buze kugwa rwose Imana igufashe tukwiseguyeho nuko wera gukoreshe ibyo kugwa utatugwiraho uzagwa ahandi gusa nyine impamvu tubivuze ni ukugira ngo bigire n'abandi bifasha kuko byanga bikunda hari umuntu ukeka ko iyo yamaze gufata iki cyemezo abemva ko agiye kunyura mu nzira igororotse agiye kunyura mu nzira nziza ubwo nyine birangiye noneho yagira yamara guhura n'ibyo atatekerezaga bigahita bituma noneho agwa kurushaho rero noneho reka nkubwire ibintu byansharingiye bwa mbere ndahera kuri iki ngewe ukuntu nteye iyo ngiye kwinjira mu kintu yewe wese n'umutima wanjye wose nyinjiramo niba ari ugukunda nk'umuntu like umuntu ndamukunda pe niba ari ukumwanga kandi simvuga ngo ndamwanga wenda ngo ndakwanze ibiki n'ibiki gusa nyine ntabwo nakubyajya kabisa kujyajya ntabwo ari ibintu byanjye ibyo ari byo byose nubwo ntabikubwira hari akantu ushobora gukora ukabona yuko kabisa byanze noneho ngiye ikintu cyambayeho ni iki nakundaga kureba movie filime nkareba filime ariko ngewe niba ndebye filime niba ari akazi kangomba ndagakora neza karangira ubwo nari no kureba filime noneho ninjya kureba filime narayirebaga nkananirwa no kuryama urumva nkananirwa kuryama ubwo niba wananiwe kuryama ntabwo uri bwibuke gusenga niba wananiwe kuryama ntabwo uri bwibuke kureba mu ijambo ry'Imana noneho maze gukizwa rero nareba filime nkumva umutima ugiye kumvamo Mana mbabarira abantu hatagira umuntu birakariramo nta muntu uri bubirakarire mutwara no kubisegura ni ukuri okay biterwa ko ngiye wenda ushobora kubifata ukabigereranya bigakunda ukabona umwanya wo kureba filimi ukabona umwanya wo kureba kujya mu ijambo ry'Imana ukabona umwanya wo gusenga ariko ngiyewe nkoze ikintu nyikora cyose nuko niba ari kureba filimi ubwo ni filimi ntabwo indirimbo ndibuzire isa nibuka n'akandi umva noneho kugira ngo ndebe filimi noneho nareba kundaga kureba amafilimi ama episode yego akandi gaseri kaza nkumva ndapfuye kandi ngomba kureba ngomba gusoma ijambo ry'Imana nareba filimi nkumva umutima ugiye kumvamo ariko nkumva muri ngewe mbonye ijambo ry'Imana hafi ryamfasha nkajyamo nkareba nkumva umutima uratuje bituma mva no kuri filimi gutyo ariko ubona gukireba filimi okay ndazireba ubu ngubu kubera ko namaze kubishyira mu mutwe icyo gihe rega nari n'umwana nyine nari noroshye mu mutwe ntabwo nari mbishoboye ukuntu nabiringaniza noneho ikindi kintu cyambayeho nyine nikundiraga nyine navuga gute nakundaga indirimbo za secular ariko nzikunda Mana yo mu ijuru twavuze ngo hatagira umuntu urakara kuri iyi nshuro urwango zasekira muri icyo gihe katubare zabaga zigezweho z'abahanzi nyine baririmba sekire reka nkubwire abantu hari hagezweho Urban Boys ibitenge Dream Boys ba Knowless n'abandi ntabwo bino bintu numvisha by'ibishego ntabwo byabagaho ngira ngo kiragiye cyane byaranabagaho ntabwo nari mbizi none nazumva nkazijyemo nyine nkazumva ukazikunda koko umuhanzi yasuraga indirimbo uyu munsi ejo nkaba nayifashe iri mu mutwe wanjye yose noneho nkazanibaza ubwo narakizwa nkazanibaza ariko ubundi ko iki mu rusengero muri abantu baririmba gospel kuki batari mu turimbo twiza nk'utu koko mwumva birambabaje ukuntu bataziririmba ariko disi Imana yakoze yahinduye okay nabwo barayirimbaga ariko barimbaga indirimbo nziza ahubwo ngiye ntabwo nari mfite ubwo bushobozi bwo kumva ko harimo indirimbo nziza ariko maze kwakira Yesu none indirimbo z'isi zirananira kuzumva none nazumva kwa kuntu nari nimereye nyine ninjya mu bintu nkabijyamo byose birananira kubishyira nyine kubiringaniza n'ijambo ry'Imana kuyiringaniza no kuba najya mu rusengero nangiye mu rusengero nkumva no mu rusengero harimo indirimbo nziza ntangira kumva ari ibintu biryoheye amatwi Mana yanjye
urumva yego ni ibintu byinshi. ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi turi kuganira cyane cyane ku nzira inzira nyine y'agakiza, ubwo ni agakiza ke cyane kumva tuzaganira n'abantu ku nzira z'agakiza, inzira yabo cyane cyane ibyo banyuzemo, ibyo bagiye bahura nabyo, hari ibyo umuntu aba expectinga cyangwa se ibyo umuntu aba atekereza ariko bikarangira bitandukanye na reality y'ibiri kuba cyangwa se n'ukuri kw'ibihari. Ikirere cyaduhindutse, reka tuze wenda gusa nkaho tuvuga ku zindi ngingo nka zingahe nk'eshatu kugira ngo tuzashake undi munsi ikirere kitameze nabi gutya, noneho nabwo twongere tukiganira ko burya nanone ni byiza kohereza abantu ibintu binameze neza, ataza kugira umuntu ubona ibintu bidasa neza kandi atari byo twifuza. Hanyuma uri n'umuhanzikazi uririmba indirimbo z'Imana, ariko mbere yuko tugera ku cy'ubuhanzikazi ku buririmba indirimbo z'Imana, by the way indirimbo cyane cyane nk'ingi uheruka gushyira hanze nge n'indirimbo nakunze, numvishe nyine harimo byinshi byiza cyangwa se ni nziza, naza gushishikariza n'abantu kuza kujya kuyireba. Ariko kuri wowe nk'ubuhamya bwagutera kuvugira Imana ukavuga uti Mana sinzakuvaho bitewe n'iki, Mana sinzakuvaho, ko byanga bikunda Imana hari igihe ikorera umuntu ikintu wenda umuntu akabona ko ari ibyo yagikoze, hari n'abikorera ibintu bakumva yuko byagombaga kubaho, sinzi nabyo niba ubizi, ariko hari ababayeho mu buzima nyine bwumva yuko nyine ibyo byabaye byagombaga kubaho. Ariko kuri wowe ni ikihe kintu uvuga uti Mana iyo ataba wowe nta wundi murengezi nari mfite, ibi bintu ndanabigushimiye nyine, bikavuga uti iki nicyo cyanteye noneho kuba navuga ngo kugumaho nyine nkanaba kwa kundi Stefano we banamuteye amabuye akarinda ashiramo umwuka atarihakana. Wowe ni ikihe kintu wumva Imana yagukoreye wavuga uti narinda nshiramo umwuka ntarihakana Imana bitewe n'iki kintu? Reka iki kibazo ni cyiza. KRISTO ni umwami. Kandi agakunze. KRISTO ni umwami. Iyo umwemereye akubera umwami w'ibyawe byose. Njye ikintu nshima kandi mba numva kitazigera gituma nibagirwa ko KRISTO yambereye umwami mwiza. Mfite n'indirimbo yitwa umwami mwiza mfite byiwe. Ikibazo gihuye n'intoza. KRISTO just kuguhereza agakiza ke. By karahenze. Sinzi uko nabikubwira. Hari abantu benshi tungana iyi saha bapfuye, hari abantu benshi nduta bapfuye, hari abantu benshi nyine bari ahantu habi ariko ushobora kuvuga ngo uyu muntu ntago yapfuye ngo tumushyingure, ariko uyu muntu yarapfuye. Icyo bita abanyarwanda ngo ni ugupfa uhagaze. Ariko iyo uri muri KRISTO ntabwo ushobora gupfa uhagaze. KRISTO atanga amahoro, KRISTO ni umujyanama mwiza, ni umuyobozi mwiza, ni umwarimu mwiza. Yewe ibyo yankoreye byose njye ntago nyine narishimye, byamaye impamvu yo kutamuvaho. Hari umuntu iyo uvuze ati umujyanama mwiza, ati nyine uba wifuza wenda nko kubonera mu bifatika, nk'urugero hari igihe umuntu avuga ati Mana, cyane urabizi nko gutanga ibyifuzo, ukavuga ati Mana ngiye gukora ikintu iki n'iki, numfasha kikabaho nzagushima. Ibyo bintu urabizi bijya bibaho. Rero hari abantu bajya bifuza wenda nko kuvuga ngo nk'urugero nari mbayeho muri iki kintu cyangwa se ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya, wenda nko kuvuga ngo ni umujyanama ese aho hantu aba yarakugira inama. Hari abantu bifuza kumva nyine ikintu kiri tangible cyane gifatika kugira ngo yumve nyine impamvu ituma yakumva koko bikwiriye, ko kugira ngo umubwire ngo ni umujyanama mwiza kumva nyine izo nama wenda hari n'uba yumva atazikeneye. Ariko kuko hari abantu nk'umuntu utarakizwa aka kanya, utaramenya uko imbaraga wenda z'ijambo ry'Imana zikora, cyangwa se uko umuntu umwuka akora, cyangwa se ukuntu yashobora gufatwaho nawe nyine akumva arafashwe, utarabyumvamo, ariko akumva nk'inkuru ikamukurura ikavuga uti Imana yagukoreye iki kintu. Nk'urugero nkanjye reka nitangeho urugero. Ngewe urugero rwanjye ubwo ni ukugira ngo nkumvishe nyine icyo nashaka kukubaza. Ngewe ndebye nko kwiga kwanjye mba mbona ni Imana yabikoze. Imana yabikoze ni ukuvuga ngo niyo yanyigishije. Kuvuga ngo uku nguku ntabwo yaje ngo ifata school fees igizima gutya kaje, ariko ibyo yakoze n'abantu yakoresheje kugira ngo nzibone, numva ni Imana yabikoze, kuko nyine ndi umuhamya n'abantu banzi bakurikiye iki kiganiro barabizi neza, kuko nubwo buhamya bugaragarira na buri wese. Iyo ni impamvu ituma mvuga ngo Mana ibi niwe wabikoze. Niyo nakwigiza nkana nkirengagiza ko abantu turi muri kamere yo kwirengagiza, ariko si byakuraho kumvuga ngo Mana ibi niwe wabikoze. Njye nshobora kubyirengagiza nk'umwana w'umuntu, ariko mu mutima wanjye nanjye mba mbyirengagiza nzi ukuri. So ni nk'ibyo bintu ndi kuvuga. Hari
ari nk'ibindi ndi gutekereza Imana n'ubundi izankorera nk'ubu mba ndi kuvuga ati like Imana izampa umugore urukumva icyo ni ikintu nyine umuntu avuga akakigiraho umutwaro abantu benshi barabizi hari n'igihe ushobora no kuba unakijwe cyane ariko Imana ukabona n'umuntu ukavuga ati Mana uyu niwe wamumpaye Mana uyu nawe niwe wamuremye ibintu nk'ibyo ngibyo n'urugero nk'ibyo kintu nk'icyo ndimo ndavuga cyane byinshi mfite ibimenyetso birenga kimwe inyemeza yuko yangiriye neza ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ufitiye ikimenyetso ukavuga ati cyane ni byinshi umuntu ageze hano umuntu ageze amagingo ni ibintu byinshi cyane ntago biba byoroshye ni byinshi ni byinshi nanjye yarangishije none ndi kureba ukuntu ndi no kubitekerezaho ni byinshi none uri kureba impande zose ukavuga ati sha use mere kuri iki ukabona ko byabaye byinshi ni byinshi kandi ndashima yankoreye ibintu byinshi yamaye kwiga nanjye ntabwo byari byoroshye byari bigoye cyane ariko nanjye yamaye kwiga hari n'undi bubigoye aka kanya uri kwibaza ati sungiye bizagenda bite nejo ngira ngo niba ntibeshye ejo nyango bazasubira no ku ishuri umunsi ntakize ngaye ni 3 bazasubira ku 8 ubwo urumva ni nko kuwa mbere okay ariko ubwo urumva kuko yari biri kuwa mbere ni umunsi wo kugira ngo wo kwiga bivuze ngo batangira kugenda nk'ejo kuzamura cyabagenda okay ibyo ntabwo mbizi neza ariko ubwo nuko bimeze niko bigenda n'ubundi ngira ngo gari ku 8 batangira kugenda nko kuwa 5 kuwa 6 no ku cyumweru kugira ngo ku 8 babe bageze muri class ariko mana we ubwo hari n'abandi nawe uri kudukurikira byanga bikunda ufite ikintu Imana yagukoreye icyo cyagutera kwihagara ariko arabibikorera ntibabyibuke nyine bakumva ko byari bikwiriye kubaho ibyo ntabwo twabyirengagije hari abababi ako ngiye ntabwo nabifata for granted ndabishimira Imana ibyo yankoreye ni byinshi cyane sinabona ukuntu mbivuga hari n'igihe wenda kubivuga bitaragera wenda ko umuntu abishyira hanze hari n'ibyo uba wumva utashyira hanze ariko ni byinshi kabisa no kuba umuntu akijijwe mu myaka yanjye ukijijwe uba imbere y'Imana ni igitangaza ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana rero muri iki gihe kuba umwana w'Imana nsigaye mbona nyine abantu batabyibuka ko bibaho nyine ntago abantu bahugiye muri byinshi bahugiye mu ntambara utuntu twinshi nyine mu ntambara hari ibintu byinshi byaje abantu bahugiyemo bibagiwe ko nyine bagomba kuyoborwa n'Imana kandi Imana nyine nk'uko nyine nayo mbivuze iryo jambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera n'abana b'Imana biba bisaba kugira ngo uyoborwe n'Imana kugira ngo ube umwana wayo Okay, Imana bwo nawe niba itarakugenderera ngo umwuka we yakuyobore sha rwose ukwiriye kumushaka kugira ngo nawe akuyobore umwana w'Imana. Hanyuma nk'uko twabivuze rero ikintu cyiza ushobora kuvuga umwana w'umukobwa kamvuge wenda kuri wowe cyangwa umusore cyangwa urubyiruko ikintu cyiza ubona umuntu uri muri icyo kigero nari mvuze ukijijwe arusha umuntu udakijijwe. Ni nk'ikihe wavuga ati ibi bintu rwose kuba dukijijwe uri umusore ukijijwe kuri umukobwa ukijijwe kuri umusore nyine ukijijwe uri urubyiruko ukijijwe ufite ibyiza wenda byinshi biruta ibi ngibi by'uyu muntu udakijijwe nk'ibyiza mubonera muri uko gukizwa kwanyu. Umuntu uri mu gakiza atandukanye cyane ubuzima bwo mu gakiza butandukanye n'ubuzima bwo butari bwo mu gakiza kuko hari ibintu utabona ahandi kandi wenda turi mu isi imwe turi mu buzima bumwe hari ibintu biza nyine wenda reka hakaza nk'ikintu mwese mukagihuriraho iyo hari ikibazo cyabaye wenda nk'ahantu uri niba ari ku ishuri niba ari wenda mu gihugu wenda nk'uko ibiciro byari byarazamutse cyangwa se nk'iki ibibazo bikaza mwese bikabageraho ariko wowe ikintu kikuzaho nk'umuntu ukijijwe muri KRISTO habamo ibyiringiro bitaba ahandi habamo amahoro udashobora kubona ahandi. Usanga nk'abantu bagize amadepresiyo ni abantu nyine batamenye KRISTO kuko umuntu uri muri KRISTO neza kandi umufite ntabwo ashobora guhura n'ikibazo cya depresiyo cyangwa n'agahinda gakabije ngira ngo niko ntabwo bibaho kuko ni umumararungu. KRISTO ni umumararungu
inzira ye iyo umuntu asenze byonyine abona amahoro atashobora kujya kugura kwa muganga wenda hari ukuntu ugenda gusanga abantu bakakuganiriza ariko ashobora kukuganiriza nonaha wagera mu rugo wakubitana n'icyatumye ujyayo ukongera ugasubira ahandi hari n'abantu wenda bambwira ngo we ntabwo yagiye kunywa inzoga kubera ko yarayishaka yayinyweye kubera ibibazo yari afite nyine ngo bihita bimutera kwibagira ibindi wenda ariko abantu anibeshya by the way nubwo wenda nawe ugaruka babyumva nyine ntabwo wamurenganya nyine kwihangana k'umuntu kwa kwamaze kurenga we gutekereza ko hari ikindi cyamu amahoro aho rero niho Kristo azira iyo Kristo yaje muri wowe ntabwo icyo kibazo ushobora kukigira ntabwo ushobora kukigira kuko umara kunywa iyo nzoga yego ibitekerezo bitabyigira ahandi umunezero sinzi niba unabamo wenda kubera ko wenda abantu babikora hari igihe wabona habamo umunezero mwinshi ariko nyuma y'uko izo nzoga zigushizemo urongera ugasubira muri bwa buzima ukibaza niba ubitangiye ungana nkanjye uhungira ibibazo mu nzoga uzagera imyaka 60 umeze gute rero inama nabagira iruta izindi nuko baza muri Kristo niho haba amahoro aruta ahandi yose. Hanyuma rero wanatubwiye ngo uri n'umuhanzi ubwo inzira yawe twayinyuzemo twumvishe ibyo wenda unatekereza ku nzira n'icyo urusha abandi mu nzira yawe y'agakiza ubwo bandi nabo bafite uko babyumva bafite n'izindi nzira zabo bafite n'ukuntu bagezemo wowe by'amahire wanyuze muri Sunday school urazamuka kugeza na n'uyu munsi ni ikintu kiba kitoroshye guhera icyo gihe kugeza uno munsi ukaba ukiri mu byo watangiriyemo hari ababitangiye 2022 2024 barabivuyemo hari ababitangiye 2023 2024 babivuyemo hari n'uwabitangiye kuri bonana buri munsi amaze kubivamo rero numva ni ikintu kitoroshye cyane kuba warabitangiye icyo gihe cyose ukageza umunsi bigihari so nibyo ngibyo Imana ishimwe cyane reka rero twigire mu kandi gace ko kuramya kuramya uri umuririmbyi uri umuhanzi kazi nkuko wabivuze indirimbo yawe ya mbere yitwa iyihe ni iki cyaguteye kuririmba iyo ndirimbo yawe ya mbere se ntiwanayitwumvishaho tukumva uko imeze message irimo muze kumva barijwe cyane ntabwo rimeze neza cyangwa se tureke kukuririmbisha oya nta kibazo nayize ngo niba umuntu utameze neza twabikore no mu gice cya kabiri oya reka tubikore kubera yuko tugiye tubwira Imana ngo mu mvura mu zuba ku musozi ngo hehe ngo tuzaba ahantu hose yego ntago twabireka indirimbo yanjye ya mbere iravuga ku mwami mwiza niwe Kristo n'ubundi niwe twahireho tuvuga iravuga ku mwami mwiza iravuga ngo sinaje kubwaba kiranutsa ahubwo njye naje kubw'abanyabyaha sinaje kubwaba kiranutsa ahubwo njye naje kubw'abanyabyaha Yesu n'umunyembabazi aradukunda uwizeye izina rye yamuhaye ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana iteka ryose ngwino umusange n'umwami mwiza akuruhure kandi agukize ibyaha yaba we mbega ijwi ntacyo ariko nyine barumva message irimo barayumva neza cyane n'ubundi niyo guhamagarira abantu kuri Kristo kandi nkababwira yuko Kristo ataje kubera yuko yaje kureba abakristo cyangwa abakijijwe ahubwo yaje kureba abanyabyaha ijambo ry'Imana yavuga ngo buriya umuvuzi ngo nago abazima aribo bakeneye umuvuzi ahubwo abarwayi nibo bakeneye muganga hanyuma hari n'indirimbo rero nshyashya washyize hanze reka rero twitaho cyane kuko ubwo iyindi yo wenda nayo turaza kubyitsaho zose rimwe ariko iyo ngiyo washyize hanze reka rero twitsaho cyane kuko buriya baravuga ngo abantu nyine tugendana n'ibishyashya hanyuma iyo washyize hanze yo nayo yitwumvishe hanyuma nayo tubwire message irimo
nayo ni urukundo rwa Kristo nyine ndaryoherwa iyo ndimo kumuvugaho nkavuga ubugwaneza bwe nkavuga ukuntu ari mwiza kabisa nkavuga urukundo rwe ni iby'agaciro kenshi yego yavuga ngo rukundo yaje muri njyewe atsinda umutima wanjye ama kumwizera ahubwo mpororera Imana amano gukunda abantu bayo ahubwo mpororera Imana amano gukunda abantu bayo urukundo rw'Imana hanyuma iyo washakaga kuvugamo iki rero n'ubundi ni urukundo rwa Kristo navugaga nta wundi urukundo rwe nashaka kuvuga ngo buriya uwizera Imana umuntu wese wizera Imana ajye yizera n'umwana wayo kuko ukunda uwabyaye abakunda n'uwabyawe n'uwakunda yego wizera Imana yizere uwabyawe nyine umuntu ukunda uwabyaye akunde n'uwabyawe n'uwakunda nuko hanyuma indirimbo zawe rero bazisanga he ariko uzi ko ndi kwibuka yuko ushobora kuba utavuza amazina yawe nayavuze Kayesu Agnes sinzi ukuntu nari ntekereje ko utayavuze avuga se bakaba bategereje igihe cyose kingana gutyo bari kwibaza ati se uyu mwana yitwa nde n'utwana two muri kuririmba neza gutya ase bishoboka bite ko iyo turi kuvugana mba numva umeze nk'umuntu wasaraye kandi kuvuga bisaba umwuka mwinshi uririmba ute nuko gusarara kwawe ntabwo rero ujya yibaza iki kibazo kuko njyewe nkunda kubyibaza iyo turi kuvugana mu busanzwe mba numva umwuka ari uko kuwuhatiriza ariko byaba kuririmba turabizi ko kuririmba bisaba umwuka ushobora ute rero ndabishobora nanjye ntabwo mbizi ariko ndabishobora wasanga ari wowe utari kuririmba oya ariko buriya uzareba abaririmbyi benshi kenshi bajya basarara bakunda kuvuga basaraye sinzi basazwa n'iki niba ari ukuririmba ariko ni ukuririmba kenshi ariko hari abo bitabaho nanjye kera ntabwo byambagaho ariko sinzi ukuntu byagenze ntacyo mwakoze cyane abantu mwese mudukurikiye yitwa Kayesu Agnes niko YouTube channel yawe yitwa Agnes Kayesu Instagram kuri Instagram wongeraho official Agnes Kayesu nako ndumva kadasanzwe hanyuma yakoze cyane kuza kutuganiriza tubwiye urugendo rwe twababwiye tuti uru ni rwo rugendo natwe dutangiriye aha ngaha mu rugendo rwacu rwo gushyigikirana kubwirizanya kuzamurana gufashanya tube nk'ibyuma bityazanya icyo andusha murushe anyunganire icyo murusha mwunganire hanyuma dushyigikirane kugira ngo turebe ko iyi industry yacu natwe hagira ahantu yagera kuko namaze kubona ko ibi impamvu abantu bo muri sekira batera imbere cyangwa se ibintu byabo bikumva biryoshye nuko barabivuga cyane barabyamamaza kenshi baranashyigikirana ariko muri gospel umuntu araza agashyira ikintu hanze niba afite itsinda rye ni iryo ngiryo ntabwo ushobora kumenya ngo undi muhanzi ubu ngubu ushobora kubaza abahanzi barimo kuzamuka uyu munsi ntabwo bazi ba muri gospel ushobora gusanga bari kuzamuka ari babandi n'undi bahora hafi yawe ariko abandi ubu nkubaje nk'undi muntu ugasanga ntabwo umuzi so nanjye nifuje rero kuvuga ngo tugomba kubitekerezaho tukagira itafari ryacu twubakana reka dusoza hari akaririmbo ndi kumva nifuza ko turirimbana nanjye burangiye ngerageza kuririmbaho gakeya njya numva nshaka kuzigana abandi uko baririmba ariko njya mbigerageza ariko wewe nyine urumva nk'umuntu utuyoboye cyangwa se udusumbya urakatuzamura natwe tugendana ni akaririmbo kavuga ngo ndashima umusaraba urayizi? Twagiye iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha ntiyagira ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yava nziza ariko cyane cyane
ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. Subu ntiwakomeza koko. Wow. Akoze cyane. Akoze nge rero buriya mba numva ndemwe mu buryo bwa pirate ukuntu ko mba numva ndi pirate. Kuki? Mba numva ndi pirate ngira amarangamutima menshi. Ntago ari pirate. Numva numva ahubwo nibwo ndumva ari bwo bunatire aho. Cyamba numva ndi pirate kuko ngira amarangamutima menshi like nyine like nkuko nkarimba nk'akantu nkahita numva nyine kaje deep muri nge nkahita numva ngiye nkunda n'umuntu ugira amarangamutima buri really cyane rero mba numva ndi pirate kuko uzi ko hari abantu bayifuza ko bayabuze amarangamutima cyane bazaze mbagabanyirizeho nukuri. So wakoze rero turagushimiye abantu bagiye kuri YouTube channel yawe Kayesu Agnes bareba indirimbo yawe banshyigikire bana bamushyigikire mukore subscribe mukore like mukore share. Actually ntabwo ndamenya ibintu byo gupininga indirimbo ariko nimbimenya nzayishyiraho hano hasi ndabaza numve kuko urumva abahanzi benshi nzajya mpura nabo kandi binsabe kumpininga indirimbo zabo kugira ngo badukurikiye bagombe batwigishe ndaza kubibaza barabinyigisha ariko ndaza kubimenya. So turabashimira rero abantu mwese mwabanye natwe, Imana ibahereza umugisha aho muherereye. Niba ahantu urubona ubuzima butari kugenda neza ndakubwira ko wizera Imana. Indirimbo nigeze kuririmba ivuga ngo nubona inzira zigoye ukabona nyine ibyo uri kwifuza utari kubibona rambura ukuboko uvuga uti mwami ndengera kuko niyo Mana yonyine ishobora kugufasha nishobora kukurengera. Aho rero nawe nubona ubuzima bwawe bitari kugenda nko kubyifuza, nubona ibyo ushaka utari kubibona, nubona hari ibyo wavuganye n'Imana uri mu nzira y'agakiza ukabona bitari kugenda nkuko ubishaka, ndakubwiza ukuri Imana ikora ibintu bidasanzwe kandi mu gihe cyabyo ntucike intege ahubwo ugume uyizere. Igihe cyawe nawe nikigera uzasohoka uririmbe uvuga uti dere ninjye wa mukobwa ushobora kuba umukobwa, ninjye wa musore ushobora kuba umusore, ushobora ninjye wa mumama cyangwa ninjye wa musaza uvuga ati dere naje nkushaka mbabaye ariko bakakanya uransubije kandi icyo nagusabye nicyo nsubije. Imana rero ibahereza umugisha. Ikindi niba udakijijwe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe bitekerezeho ubitekerezeho neza. Nabaye mu buzima budakijijwe ndabizi, nabaye no mu bwo gukizwa gakeya, nabaye no mu bwo gukizwa cyane. Ibyo byose narabitestinze numvise ubwiza bwabyo ariko nkuko wabivuze nakubaje ati umuntu ukijijwe, umusore ukijijwe, umukobwa ukijijwe, urubyiruko rukijijwe niki kintu yakwirata kiruta icyo abandi bafite? Umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite umutuzo, umuntu ashobora kuba afite bya mirenge ariko nta munezero afite, ariko iyo ufite amahoro yo mu mutima wumva nta depression wagira nyine wumva nta mukushi nta cyiza kiruta ibyo bintu, nta cyiza kiruta ibyo bintu. Nawe rero fata intambwe ubitestinge gusa ubitryinge urebe ko ibyo turi kukubwira turi kukubeshya. Ni ukuri pe nawe hari n'igihe wenda n'igihe Satani agutera akagashaka kuza ariko nyine imbaraga zindi zira ugomba nyine umenya aho kubitira. So nuko rero Kayesu yakoze kuza kugira ngo tutangirane uru rugendo. Hari n'abandi baziranye nabo bavuga butumwa abahanzi n'abandi batandukanye, mwese tuzabageraho, mwese tuzabaganiriza. Before ko ngenda asubo kambivuga nanjye vuga ngo mbere yuko ngenda ndaza kubipostinga kwanza kuko mbivuze umuntu ashobora kuzareba iki kiganiro wenda nko mu kwezi gutaha. Ubwo nanjye kubabwira ati witwa Tonzi afite launch, afite press conference ejo, ari indirimbo ashaka kuzamurika n'ibintu byinshi ashaka kuzavuga, n'abandi bahanzi mufite ibikorwa byanyu muzatwegere tuzabavugisha. So Imana ibaheburiza umugisha rero. N'ubundi twatangiye dusenga ntabwo twasoza tudasenze, ubwo rero tongera n'ubundi turagize Imana mu byo tugiyemo. Haba umwanya n'uwabo. Murakoze, ndabashimiye abadukurikiranye mwese, ndabashimiye. Imana ibahereza umugisha kandi inkunga yanyu turayikeneye, amaboko yanyu turayakeneye kandi n'amasengesho yanyu turayakeneye. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha gufata umwanya ukicara ukareba ikiganiro n'ubundi buntu kabisa, n'ubundi buntu n'umugisha kubagira. Murakoze, reka dusenge dusoza dushimiye n'Imana ko yabanye natwe.
Uwiteka Mana nziza, Mana ihoraho, Kristo wacu, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye yuko wabanye natwe, watugendereye. Ibyo twavugaga mwami wanjye ni ubutumwa bwawe, ntago ari ubwacu, ni ubutumwa bwawe twamamaza mwami, kandi tuzawima kubwamamaza. Komeza kubana natwe rero, turagushimira ko watugendereye, turagushima ko ubanye natwe, wabaye hagati muri twe, tukavuga ku byawe, tukavuga mwami Yesu ku murimo wawe wakoze. Komeza kubana natwe, wagure intambwe zacu n'iz'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe reka bube mwami Yesu muri twebwe, reka ineza yawe iganze muri twe, ukuboko kwawe kubane natwe, abababaye, abafite agahinda, imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo abe ari wowe ubomora imitima ibabaye, irimo agahinda, irimo umubabaro, ubagireho mwuka w'Imana, ubagirire neza mwuka wera, bakubone kandi babone igitangaza cyawe, ndabizi kubigira mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana imva gusenga kwacu, urakoze kuri Imana nyakuri, kandi uzahora uri Imana yacu, izina ryawe nirishirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, sinze nizeye. Amen. Amen. Urakoze cyane, wakoze, turagushimiye ku mwanya waduhaye. Imana iguhe umugisha kandi ihereze umugisha n'urugendo rwawe, kandi izakurinde gucika intege kugira ngo uzakomeze n'abandi. Murakoze. Namwe turabashimiye, ubwo kora subscribe, kora share, kora like na comment. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Yego.